iyo najyaga mucurangira akumva injyana iyo ndirimbo akavuga ati ni sawa. Arihane mugore nkunda, arihane mugore mwiza, ni wowe rukundo rwanjye, ni wowe mukunzi wanjye, arihane. Sama ulan. Karpuzuz. Karaba hari. Karaba. Karaba ni kumba ba. Karaba cyane ariko muri. Sinamufasha cyane. Kubaza karaba arahari cyangwa nawe. Wese kuri bwa mbere mubonye karaba uri kumba. Ese ni ngombwa ngo umuntu koza karaba muri munsi. Kumbaza karaba utaranze ubaze n'amakuru. Oya, singomwa kumuhamagara. Abakusi. Amakuru ni message kimshaka ni twumva. Nase karaba maravira nyise. Shiti yanjye sana hari kabisa karaba nta hamagara se aboneka ikintu gukemura wera tumihamagarira ndikumva utashaka kumbura ko kumuhamagara aya arahari ase ubu nyine shobora ngana nawe neza kugukirega ari ukuntu barakubonye no karaba no umukozi yazanye hanga bazamubaza cyara kizora ibaze nuko ubundi umukozi bazanye hanga newe urabona ndiki nase n'abagenzi bose bafite uko wiboneye ubahuka bose niboneye mbega umuhungu mana we yewe mva karabo hot sema mwana cheza no kumama ariko no mama kurishije umenje kusura muri karibuna umukurusi ako cya kizamuno no mwazanye n'icyaye kuko yakora yakomanze cyangwa kunyumva nanije kitanye no kumura akora cya kizamuno cyaye kuko niba nibyo yakoze ibi yagukozeho dusubumva ari imikino koza ibyo bintu mpora mbimwiyana ntabwo ari wa mbere wimbwiye nikana kuko cyangwa uramuza mutaba arasumbuwa niba nibyo ntazongera kuza kukwatira tuzura abandi duhura ayandi makurusi yari meza nta kibazo pe ayawusi nanjye meza ari ngukumbuye ntabwo twari duherukanye umva bitewe n'ukuntu ujya uganiriza nkishima uzi ko iyo tumaze n'iminsi 3 tutavugana ndabona ntuwagiye akarabo mpamagara uko ubitekereje ari ubyikuriye mu bwonko se ukimvugisha nanjye wasinge mama n'akazi ubumva mfite akazi kenshi cyagukanira nase si data ntabwo yahinduka ni data kandi ntacyo ushatse wakubura kwitwa mu bintu nuko gufata uko umuntu mwiyeretse uko agutegeko kwa ariko akuyobora niko gufata wowe ushobora kumuhindura kandi yahinduka gute gahungiye kamuga tudari ndashaka kureba abashuti banjye gusohokana n'inshuti zanjye ndashaka buri kimwe cyose ariko ndabikora turasohokana n'inshuti zanjye ese kututaza kusohokana tujyana ndakubwira wowe ukambwa ati ngo dade yagukubita ukanga rimwe na rimwe ngo dade yakubujije ndabizi ibyo mwangira sohoka biba bitwaye kino sundi yabivuga n'iki ko twasohotse yenda nko mu kabari cyangwa twagiye koga ahantu nkaho yabivuga n'iki papa wawe shakara ibyo bintu nabijya urabizi ntabwo nabijyamo yego pe data ni data yampaye uwo muco wo kuryanga nanjye ndabyanga kugira ngo baguforomase mu bwonko pe uzi ko wajya mu bwonko bwawe bwa kera wari ufite
papa yarapfuroma se akongeramo ubundi bwonko ubundi ariko buri none usigaye uri guteza ibitambaro umaze kwigira abakecuru wajya ngo si usuri inkumi karanda gukura ese uba ku myaka niyo kuri gutega ibitambaro nk'iby'abagore bintwaye iki yego makuru bintwaye iki reka yewe uransetse uzi ntungura pe uzi ko abashuti banjye bahora bakubwira banga ati sawa mushuti wawe ko atajya ahinduka ahora mu bikanzu bigera hasi nk'iby'abakecuru reka nkubwire ibitambaro nk'iby'abagore ariko cyangwa warabyaye n'ino isonga ko wabyaye mva nkubwire reka nkubwire ayo magambo yawe ntabwo mba nyakeneye tuganire ahubwo ngo nawe urabishakira ikintu oya mbwira nta kibazo oya tuganire ntawe uhari ndashaka ko ahantu tuzagenda tukaganira n'umushuti nakuboneye tipe nyine nawe positive arakubona aragukunda dushaka nyine ko tuzagenda nkaguhuza nawe mukaganira njye mpaguruka nujye kureba umutipe ni ahantu tuzicara tukaganira azahadusanga ariko ndetse kumwemera cyangwa kumwemera ariko njyewe karabo warubizi nakubajije kumwemera cyangwa kumakana si uburenganzira uzi ko wibajye ko ndi umukobwa Maxime we si ubwo wibuye ahubwo se ashobora gusohoka umukobwa reka nkubwire ariko mana reka nkubwire wowe hoho njyewe ndi umukobwa Maxime wiyubaha urumva uko nduku cyane ndeba umva reka nkubwire ndi umukobwa Maxime wiyubaha cyo ni icya mbere cyo ndi umukobwa uzi agaciro k'abakobwa ibaze ariko njyewe umukobwa ngo ngiye kureba umuhungu ninjye umutereta cyane niwe wantereta niba ari umuhungu ufite niba ari umuhungu muzima umubwira azaze hano mu rugo urumva uzumwagana cyane mu rugo azaze hano mu rugo na data nahari ko kamubone niba ari umukobwa ibyo nibyo bizaza nyuma so ko cyitwa kimuna kubwira none kuza mu rugo bizaza maguruke njye kureba umuhungu none tuzajyana se inshuti yanjye ntabwo umva uko uri we ntabwo ari ako nusiganwa n'inzoga kandi mbere kunywa fanta cyane ntabwo ari inzoga uzi iyo mbikwemerera uzi iyo mbikwemerera nari kuba mu nzoga butabi itabi riroroshye oya nitwatuje umva reka nkubwire niba ari n'ibyo wambabarira ugataha inazi icyuye zose iri mu rugo da akoze wamburiye rero naje kukureba nkakubura ngasanga wataze nyamara ntabwo biruka rero muze ejo nza kukureba inkweto zanjye nzibona yahumura azamera nka babandi mukorana hariyo si bandi inkweto ntiwabibonye cyane azamera nkabo ese ufite ikibazo cyo kuzibura kandi wa muhungu wanjye ntazibura se zinazibuze nazihaye nk'abandi bose ntabwo ejo ninda sindazibura sibyo yahumura ntugire ikibazo rwose kanze ndangiza urwa wa muturanyi bita Santos nazo oya ntabwo ari ikibazo cy'ejo ese undi wanjye ntuhazi urindire se nusoza akazi tujyane nta kibazo se kunegereza tujyane nzibuye nta kibazo si byose nta kibazo kuko ejo nashaka kujyana ahantu nanjye nzindutse oya ntugire ikibazo wowe ariko ndakurindira nicaye ahangaha tunaganira ushaka kundi kugira ngo tujya hari ikibazo se mfitiye kwizera gukera oya ntabwo ari ukwizera gukeya kugira ngo ntanakwiga n'umwuga ushaka kwiga none se umuntu yiga nta na minerivare yatanze bivuga hari ikintu kiba kigoye icyo ngicyo cyuvuze cyo nicyo kiri sawa ibindi byose abantu barabiganira bigakunda sibyo muraho neza kuri ubu komera cyane ni amahoro ni amahoro waruje gutora rwa rukweto se wahageze urugo rurangiye urugo rwose rurangiye ariko udodere neza kera ntubizi se uri na se ntuyazi ko amafaranga ntuyazi ko agenwe azwi neza nta kibazo na kimwe gihari izo ngizo biragoye ariko we ntugire ikibazo ntabwo ari ikibazo cyo guhenda umuntu ahubwo ni ikibazo cyo kugira ngo aho umurimo unoze buriya wirinze kudoda buriya wirinze kudoda ayo nshoboye yose nayaguha kubera yuko dode rwose urabona urwo ngurwo ruca 500
sibyo noneho urunguru narwuzanye ruco desi twese mu magara ye ariko ese we ko bivuye no kuri ruco aze kuroba faranga yabura uriya yaba wowe yaba kurode wa muturanyi wawe nibwe mwese muri abantu nemera bingora no guca amafaranga yo kudoda buriya wa muhungu wanjye rero umuntu bita Santos aha ndanyereka ifoto rero kugira ngo imumere wamubonye ndamubonye da ese ubwo wagarutse ku isi aha ndekera sheri ndekera umugabo umva nta kibazo abaye da hari abagore ndabazi ndekera umugabo byajyanye umugabo wanjye ubona ari idolari ibintu byarakaze ndamukunda rero ibyo ngibyo uri kumbaza ibyibagirwa bakira kabisa umfirino ni fresh singire ubure neza asigaye yes baby ibintu biragenda neza gize amahirwe kera ntabwo ndi mu cyaro narakubiswe ariko urokore burana nawe urokore ntabwo mba nabi Sakiya. Ibyo kunywa se ntitwanywashije iminsi ntayo. Ibyo kunywa byose turabifitemo rwose. Ndashaka agitingi. Agitingi? Nangaye se bamba cyane ni icyabiri. Kunumviyendera. Nitwa dufite ibiciro biri hasi. Cyabiri ni make siko n'abakiriya beza amafaranga bakoreraho masaya. Amosteri yarangaye. Mosteri ni igihumbi. Bariyo. Agashyushye. Ikibazo rwose. Fata kamwe. Mudere dukiriya mwamushyikira bakubyica warumani Facebook ikazibahungurire umunsi no kuyoza igitiyo nabimenye uyu munsi Adelphine ino shavayo mva nabyumvise ujye birakurumvisha se mudubwire nta mikino noneho nabimenye uje kunsakuriza usakuriza se ubu nibereye mu kazi kanjye mva nta rusaku mfite kino ariyo wabayireba ibara uko nsuko nta kino nagezeho ndahinduka none so agenzwa nite subira ku gipangu cyawe subira ku gipangu hano nanugomera kuhakandagira mva aya mateka yarasibanganye urabyumva ubu ni ukuvuga ngo sinshobora kuva hano nagize ikintu mbona subire firiya ntaho nsubira subira ku gipangu cyawe ntago nasubirayo ariko ubundi ibyuma byose ko mbona ubimuhatiriza hajya ubimana umutima mwiza ko nzi ko n'ubundi n'abandi uriho hano umutima mwiza njyewe nzize iki subira ku gipangu arahita ijya vuba kandi njye nkubwira unyumve nabimenye wamenye sabe nabimenye byakawunga bajya gumata mabuja yabivuze numva ugira imana ukanareba ubu noneho rero ntago nshobora gusubirayo mpfa kuba nabyumvise ndava hano mbiriye zanakwiyamye hari ubu ngubu n'indi uhashinzwe uranyama se ndisazi ni wahashinzwe urahashinzwe ariko nanjye mfite icyo nshinzwe ahangaha
ubona ndi umusore mubi nsakuriza nakubwiye ubona ni mwaye ni hehe mwaye ku buryo nyima juma nanjye nirire reka mani juma nirire nanjye reka nawe hari aho nzagira ngakugoboka reka nkubaze hari umunsi urahembwa mu merezi n'inoti ya 5 ese urumva nagufata neza rwose ngo 5 we uhembwe menya aho bicisha ngenda teko nanjye ntago menya aho barikisha ibintu by'ibikabumba wirirwa urangaburira se n'amadegede aho ngaho uramwira ngo ngengo ni nakugaburira amabimenye noneho mabuja wanjye ndamuzi ni umuntu mwiza ubundi ko iyo hari kwama buri kimwe cyose ko nta kintu anyima ni gute wowe uba ushaka kwigira ibigize nyir'urugo urasamye hirya no hino hirya ahiga amafaranga mbwa nawe urayazi nayo mbwa nawe urayazi iyo mbonye udufaranga ndajya nkaguramo agakweto keza nkaguramo agapantaro keza agakote keza n'agashati keza nawe rero iyo abonye yakoresha iki rero ujye ibyo naguhaye rero njye byo wamaye noneho nahindutse ntabwo nshaka kurya ibyo wamaye ndarya ibyo numvise mawe ubwo najya neka ushyira amazuru ujye ushyira amazuru se mu biki reka ntabwo bishoboka ubu noneho nanjye ndarambye reka ndamuzane sipaguru ushyireho ku kibuga yizanye sipaguru se arayinshyiraho cyakora uzana abahende bo kuyishyiraho wowe ntiwayinshyiraho ngo bigushobokere nabimenye ibyo bavugaga nabyumvaga nabyumvaga none wamenye ibiki se subira hasi gera vuba nsubire hasi ngajye umusanya sinshaka hano ni iwanjye ubu tuvugana ntabwo mvanga ntabwo uva aho ngaho babivuze mbyumva babivuze mbyumva noneho ntabwo nshobora gusubira ahubwo bangurura ahubwo agira vuba unzanire ibaza ntabwo amasura wahebwa se umbwire ngo ufatana bitaha ko kubizi ushaka ko tutabanye nabi igihe cyose nje nawe ko tuba turi kumwe ubundi uranyuma subira ku gipangu ugera vuba uretse nsubira ku gipangu kugira uti kandi wumva nabi biki Adelphine reka nkubwire ibintu by'amakawunga wangaburiraga n'amadegeti ntabwo ibyo bintu nakongera kubirya nawe mara ukabibona nk'amadegeti wahashye se sawa wahashye turarebana uyu munsi reka rero nkubwire ndakwiyamye subira ku gipangu ntabwo nshobora gusubira ku gipangu ubundi se reka nkubaze ibyo ngibyo uri kumbwira byo gusubira ku gipangu nawe usubireyo nawe ugisubireyo kandi wumva nabi zawumva nabi reka nkubwire kawunga wamataga amadegeti ibintu byose uzi wamataga nabimenye kawunga mwajyaga mwirirwa mumata kawunga reka ariko rero atari ko na kwaje amaze gucukura niyo mpamvu mariza asigaye akubiye hari agakobwa navumbuye ahantu mbese nako usanga akomeze nk'agaturo k'ishanu mu gihuru bandashikuje amara nk'akipfushije vuba ako niko kari kumfata neza gasokoza utwaro nkabona itoto nkabona urukweto nkabona ijini zitunganyije nkagira ngo ni icyenda uriya muturage nabaye ariko gusa ya muturage nubwo ari umuturage ariko rero aragukunda yaragukunda ngo agende ngera mu rugo ntashye ni inkono mbi ahubwo ndabona boss ari kumpamagara wi gukora imyitozo yose yewe mbere yuko nzaza murinda bodyguard nzankora imyitozo yose kugira ngo mbone imbaraga ngaya rwose ngaya nyakenyereye pe
kana yariye iseta ni ya mbere kabisa ende nahoranye kera yari ya fake angaha ni sawa none se bimeze gute rero bimeze ko ari tuzi yuko ari abakozi bo kuri tele bari konona ibintu ariko reka da mubwire ngo nta mukozi dufite n'umujura ahubwo uzi ko guhera muri aya mezi anashize ushobora kuba mpombye miliyoni zirenga 200 twaragiye urumva twaragiye dukora raporo ibintu byose turabireba sanga ni miliyoni 100 genda kwegera 200 gutyo kankwereke rero ni mu nkorere raporo neza utonde kurundi urya mugabo muri finance niwe wabyishe buriya uko umubona ni umusinzi umva ibintu byose ingeso mbi zose niwe ziriho amafaranga yose yarayanyereje ukurikiranye mwasanze byose bipfira muri finance byose niho bipfira yaratumaze mbega urebye ni mu nkorere raporo neza utonde kurundi ndamujyana kuri libure raporo ifite byose ukuntu bimeze ariko papa reka nkubwire barase twamufundisha bikama iki nta mutungo afite ngo twawufatira ubuse wamusanga niki ni umusinzi cyambere cyo ubu amakuru yose nayafashe ni umusinzi yataye umugore ubu nta muntu wundi dufite twakoresha noneho biya byose umukozi nkubona kinatumariye nta na gito shaka ukuntu ubikurikirana umukozi muhagarike ushaka undi biroroshye ubu tugiye gushaka umuntu wabyize hanyuma ku buryo azajya akora ibintu ariko nanone nta burangare kujya kwizera umuntu reka njye ku kazi urumva ibyo bintu wowe bikurikirane mugomeze mukurikirane aho kugira ngo nanone wamugane kumupfunyisha ntacyo byabimaze ariko agumye anyereza imitungo tugoma duhomba ibyiza ashaka ukuntu ufata icyemezo cy'uwo bogisa rwose aka kazi ngire nkatangire vuba kuko ndabona umugore andembeje ndebera nk'ejo bundi namuhaye amafaranga igihumbi yose sha ukuntu mba nitabaguye n'urushinge igihumbi cyose no kuri kwima musaba kuguramo inyama akaguramo ifi n'ifiriti akaguramo makaroni akaguramo n'igitoki mbese n'umuceri bikavamo kandi mu gihumbi none twese n'umwana wanjye bebe tukabaho neza none naramubuze uyu mugore jewe ngo sinzi ukuntu ngiye kubigenza uretse nidodere sibe ni ibiki koko dore buri twaricaraga tukaganira ibyo mvuze byose akishima agaseka none ubu ngubu asigaye nta mu kiganiro n'umwana wanjye koko shaye ibintu si amahoro imana ibindeberere ni ukuri ndabona yatangiye guhinduka imana indinde pe biri kuko ndamukunda mbabaje byamba ntabwo ubwonko ngaho mwirirwa nyine igiye ku kazi ariko si shaka umva zamu ariko ibyo mvuga ubutungo bose ko waje hano gushaka akazi waje gukora akazi ndabizi bose ndabizi akazi niko kanze waje kwirirwa ugaramya hano uryamye usinziriye ntabwo ariko kazi kanze iwanyu nta buriri bwari buhari ndabizi ariko hari impamvu bose banarushye pe imbabarira nawe urase hari ibijumba cyangwa imigendo ujya kumpingira hariya hepfo ndabizi ntabyo guhagarara ku muryango bose nuko nawe ujya ubitekereza urashaka buri munsi mpagaze ku muryango ejo mpagaze ku muryango urashaka kujya impaka na shobuja ntabwo ari impaka bose ni ukuri ndakubaha cyane pe mwirukana urebe bose uramutse unyiruka ese najyahe bose najyahe koko nta handi hantu na hamwe mfite nakorera akazi mu bantu bo bose baho nizere uri uwa mbere mbabarira mwizere nawe unyizere kandi ndabizi neza nzagukorera akazi neza bya bindi bibaho ceceka se ngabanya bahamagara hano muri foto uza kuryama hano wakagombye kuba uri hariya ku rugi bose ngaho mbabarira ugakingura imodoka yanjye sohoka cyangwa ninjira nibyo ndabyumva hano niho bakorera mbabarira ntabwo nzongera ariko niwongera gereka urebe buno bwanwa wazamuye usigaye gusa n'ubugusa nzafata peteroli ngusukaho mutwike ntabwo nzongera yute se kingura niyigire ku kazi nimutinda kworoherwa ariko murengo yica nk'inzara koko ugitangira kuza kuri aka kazi ntiwavaga aho ngaho none umuntu aza ngasanga urasinziriye wazerereye
cyane sharika nkubwira wowe na Delphine byanyu ndaza kubisubiramo ndaza kubimenya kingura vana isoko